munsi mureke turebere hamwe ibintu 7 cyangwa se ahantu 7 mu Rwanda hateye ubwoba. Mureke nanone mbashimire ko muneza amatwi. Niba uri mushyashya wibuke gukanda subscribe, like, comment yo ni ingenzi. U Rwanda ruzwi nk'igihugu cy'imisozi igihumbi gifite ubwiza nyaburanga, amashyamba, ibiyaga n'imisozi itangaje. Ariko se wari uzi ko muri ubu bwiza hari ahantu huzuyemo amateka akomeye, imigani itangaje, ubuvumo bwijimye ndetse n'ahantu hafite inkuru zishobora gutuma umuntu yibaza byinshi? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ahantu 7 mu Rwanda dushobora kuvugaho nk'ahantu h'amayobera cyangwa hafite amateka ateye ubwoba. Ariko hari ikintu kimwe cy'ingenzi, ntabwo turi buvuge ngo buri nkuru ivugwa kuri aha hantu ni ukuri. Hari izishingiye ku mateka n'umurage, hari izishingiye ku migani gakondo, ndetse hari n'ibintu bisobanurwa na science. Kandi aho tugiye kuvuga ku mwanya wa mbere ni ahantu usanzwe uzi ariko ushobora kuba utarigeze umenya ibanga riri munsi y'amazi. Ku mwanya wa 7 turasanga ibitare bya Mashyiga, biherereye mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Iyo ubirebye ubona ibitare binini byegeranye bimwe bisa naho byashizwe hejuru y'ibindi nk'inkono iri ku mashyiga. Niyo mpamvu byahawe izina rya Mashyiga. Ariko igiteye ubwoba kuri aha hantu ntabwo ari uko ibitare ubwabyo biteye ubwoba, ni amateka yabyo. Amakuru atangwa na Rwanda Museum avuga ko muri ibi bitare harimo n'ubuvumo, ndetse hari ibimenyetso by'amateka nk'ibishushanyo bimwe by'udukinisho twanditswe ku bitare. Ariko hari n'inkuru ibabaje cyane ijyanye n'abagore 2 bitwaga Kiranga na Cyihunde. Bari abagore b'umwami Yuhi Muzimpaka. Inkuru y'umurage w'u Rwanda ivuga ko aba bagore bafashije Nsoro Nyabarega guhura n'umwami Mazimpaka mu buryo bw'ibanga. Nyuma y'uko umwami amenye ibyabaye, Kiranga na Cyihunde barafashwe. Inkuru y'umurage ivuga ko batwikiye kuri ibi bitare. Iyo uhagaze ahantu nk'aha ukibuka ko hari amateka nk'aya, usanga Amashyiga atari ibitare gusa, ni ahantu hafite amateka akomeye y'ubwami n'urupfu. Kandi niyo mpamvu iyi press ikwiye kuba kuri uru rutonde. Ku mwanya wa 3 turahasanga urutare rwa Kamegeri ruherereye i Ruhango. Iyi ni imwe mu nkuru z'amateka gakondo zikomeye cyane mu Rwanda. Inkuru ivuga ku mutware witwaga Kamegeri wabayeho ku ngoma y'umwami Mibambwe Sekarongoro Gisanura. Umwami yari yabajije abatware be igihano gikwiye guhabwa abantu bari bigometse ku ngoma. Kamegeri atanga igitekerezo gikomeye cyane. Yavuze ko urutare rukwiriye gutwikwa rugashyuha, hanyuma abigometse bakarutwikirwaho. Ariko icyo Kamegeri atarazi nuko igitekerezo cye cyari kugaruka kuri we. Umwami yaje kumanisha igihano nk'icyo yari yatanzeho igitekerezo. Niyo mpamvu urwo rutare rwaje kwitwa urutare rwa Kamegeri. Uyu munsi iyo urebye urwo rutare uba ureba ahantu hafite inkuru yerekana uburyo igitekerezo umuntu atanze gishobora kumugarukira. Ni amateka akomeye, ariko ni ngombwa kumenya ko ibyo ari inkuru y'umurage gakondo, atari ibintu science yagize kwemeza. None reka tujye mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ku mwanya wa 5 hari Ndabaroke. Ahantu hazwi cyane kubera urutare n'amazi, ariko kandi hafite inkuru gakondo izwi cyane. Inkuru ya Ndaba ivuga ku muntu wari wagiye gushaka ubuki. Yabonye ubuki ahantu hafunganye kandi bigaragara ko kuzabubona bitari byoroshye, ariko kubera umurumba ntiyashoboye kwifata. Yagiye imbere mu mwobo w'urutare ashaka ubuki bwinshi. Amaherezo inkuru ivuga ko Ndaba yaguye muri uwo mwobo ahasiga ubuzima. Icyo iyi nkuru itwigisha ko umururumba ushobora gutuma umuntu akora ibintu atatekereje ku ngaruka zabyo. Niyo mpamvu iyo ugiye kureba ahantu hafite inkuru nk'iyi ugomba gutandukanya ibintu bibiri. Ahantu nyaburanga ho harahari, ariko inkuru ya Ndaba ni umugani cyangwa ni inkuru gakondo yasigaye mu mucyo. Kandi rimwe na rimwe inkuru nk'izi nizo zituma ahantu nyaburanga harushaho kuba amayobera.
Ku mwanya wa kane turasanga ahitwa Buhanga Eco Park hafi ya Musanze. Iyo wumvise ijambo ishyamba ushobora guhita utekereza ahantu heza ho gutemberera, ariko Buhanga ifite amateka arenze ubwiza bw'amashyamba. Ni ahantu hafite isano rikomeye n'amateka y'ubwami n'imigenzo gakondo. Hari inkuru nyinshi zagiye zisigasirwa zijyanye n'ahantu ibiti, amasoko n'ahantu hafatwa nk'afite agaciro gakondo. Icy'ingenzi ni uko tutagomba kubivanga n'ibintu bya science. Aha hantu hashobora kuba hafite agaciro gakondo cyangwa mu myemerere y'abantu, ariko ibyo ntibihita bivuga ko hari imbaraga zidasanzwe zagaragajwe na science. Ariko iyo uri muri iryo shyamba rituje, ibiti binini bigukikije, urumuri rukinjira gahoro gahoro, ukumva nta rusaku rw'abantu, ushobora guhita wumva impamvu ahantu nk'aha hashobora kugira inkuru nyinshi z'amayobera. Buhanga ntabwo ari ahantu ho gutinya gusa, ni ahantu ho kwiga ku murage n'amateka y'u Rwanda. Noneho tugeze ku mwanya wa gatatu, ubuvumo bwa Musanze. Aha ni hamwe mu hantu hashobora gutuma umuntu yumva ari muri filime. Ubuvumo bwakozwe n'ibikorwa bya geologic bifitanye isano n'ibirunga bya Virunga. Bifite uburebure bugera kuri kilometero 2 kandi imbere harimo ibice byinshi byijimye n'utwinjiro twinshi. Iyo winjiye imbere, urumuri rwo hanze rutangira kugenda rugabanuka, ugasigara wumva amajwi y'amazi, umuyaga n'inyamaswa ziba mu buvumo. Ikintu gitangaje habamo n'uducurama twinshi, ariko ikintu gituma Musanze Caves irushaho kuba ahantu h'amateka ni uko ubwo buvumo bwagiye bukoreshwa nk'ahantu ho kwihisha no guhungira mu bihe by'intambara. Uyu munsi ni ahantu hasurwa na ba mukerarugendo, ariko tekereza umuntu winjira muri ubwo buvumo mu gihe cy'intambara, nta muriro w'amashanyarazi, nta televiziyo, nta telefoni, nta GPS. Urumva ukuntu byari bimeze? Ubuvumo bwa Musanze butwibutsa ko ahantu dushobora kubona nk'ahantu nyaburanga uyu munsi rimwe na rimwe hashobora kuba harabayeho amateka akomeye cyane. Ku mwanya wa kabiri turasanga Nyungwe. Nyungwe ni rimwe mu mashyamba akomeye kandi azwi cyane mu Rwanda, ariko uyu munsi ntabwo turi kuvuga gusa ku bwiza bwaryo, turavuga ku buryo ishyamba rinini rishaje kandi ryijimye rishobora kubyara inkuru n'imyemerere myinshi. Tekereza uri imbere mu ishyamba, nta nzu ubona, nta modoka, nta bantu benshi, ibiti birebire bigukikije, urumuri rw'izuba rwinjira gake gake, hanyuma ukumva ijwi ry'inyamaswa utazi. Ushobora guhita wumva ubwoba bwinshi. Kandi mu mateka y'abaturage, amashyamba nk'aya yagiye ahuzwa n'imyemerere n'inkuru gakondo. Ariko hari ikintu cy'ingenzi, Nyungwe ntabwo ari ahantu hateye ubwoba mu buryo bwo kuba abantu bagomba kuhagira ubwoba. Ni ahantu h'ingenzi cyane ku bidukikije, ku nyamaswa no ku bukerarugendo. Bityo niba hari ikintu tugomba gutinya, ni ugutinya kwangiza ahantu nk'aha aho kuhitiranya n'inkuru z'ibitangaza. Nyungwe ni urugero rwiza rw'ukuntu ubwiza bw'ibidukikije, amateka n'imyemerere bishobora guhura bigakora ahantu hafite mystery idasanzwe. Turasanga ikiyaga cya Kivu. Ushobora kuba waragisuraga, ushobora kuba warigeze kwicara ku nkengero zacyo ureba amazi, ariko munsi y'ayo mazi hari ikintu gitandukanye cyane n'ibyo tubonesha amaso yacu hejuru. Ikiyaga cya Kivu ni kimwe mu biyaga bidasanzwe cyane ku isi. Rema ivuga ko gifite ubujyakuzimu ntarengwa bwa metero 485, kandi amazi yacyo yo hasi abitse imyuka myinshi, cyane cyane metane na carbon dioxide. Ikintu kidasanzwe ni uko ibice by'amazi byo muri iki kiyaga bitivanga nk'uko bigenda ku biyaga byinshi. Amazi yo hasi aba atandukanye n'ayo hejuru kubera imiterere yacyo, kandi niyo mpamvu hakorwa monitoring idahwema gukurikirana imiterere y'ikiyaga. None se metane iri muri Lake Kivu ni ikibazo? Oya, ntabwo bivuze ko umuntu uri ku nkengero z'ikiyaga ari mu kaga buri munsi,
ahubwo metani iri mu kiyaga ikoreshwa nk'isoko y'ingufu. Ikigo gishinzwe gukwirakwiza no kugenzura ingufu mu Rwanda kivuga ko metani iri mu kiyaga iboneka cyane mu bice byimbitse cyane cyane hagati ya metero hafi 270 na metero 500. Ariko ikintu gituma Lac Kivu iba idasanzwe ni uko abahanga bakomeza gukurikirana imiterere yacyo. Rema ubwayo ifite gahunda yo gukurikirana imiterere y'ikiyaga Methane Ecosystem. Ni ikiyaga cyiza cyane gifite ubukerarugendo, uburobyi, ubuzima bw'abaturage ndetse n'ingufu. Ni ukuvuga ko ikintu gishobora gutera ubwoba ari nacyo gishobora kuba isoko y'iterambere, kandi ibyo nibyo bituma Lac Kivu iba ahantu hihariye cyane. Noneho rero dore tumaze kubona ahantu harindwi: Mashyiga Rock, Kamegeri Rock, Ndaba Rock, Ruhanga Eco Park, Musanze Cavers ndetse na Nyungwe. Kandi ku mwanya wa mbere Lac Kivu, ariko hari isomo rimwe rikomeye riri muri izi nkuru zose. Iyo umuntu avuze ngo ahantu hateye ubwoba, ntago buri gihe aba ashaka kuvuga abazimu cyangwa ibintu by'amayobera. Rimwe na rimwe ubwoba bushobora kuva ku mateka y'ahantu, kandi rimwe na rimwe bushobora kuva ku kintu cya science kiri munsi y'amazi. Noneho muri aha hantu harindwi ni hehe utatinyuka kujya wenyine nijoro? Andika igitekerezo cyawe aho hasi muri commentaire. Niba ukunda inkuru nk'izi zivuga ku Rwanda, amateka n'amayobera n'ibintu abantu benshi batazi, kanda subscribe kuri channel ukande kuri notification